byabayeho ari se byabayeho ari shwe nibwo ngeze hano nzi byari byo nogeze usanga byabaye guri cyaka kanya ahubwo nsanze uri gufotora gucyo mita ubwo mise byumva umuntu yandabuye mita nzana usanze ndi gukamera uhita ugira uvuga ati ibi ni ibiki wowe wari uhari se nawe byabadahari nibwo mageze ubwo ahubwo misimbizi misemo nukora mitambona ubwo mberanse muri kuzi bitabigira gucya binyabiriza naho tesa ahantu mberanse ko yabiriza igiye gufata umuntu neze gute igiye gufata umuntu ariko burani yapfuye ese mugane ko ariho yari kweguka muzima arakira apo nakaguru ikibazo kiri mu kaguru mana ni mu kaguru yakwita ku mutwe birangiye ni mu kaguru ndakoraye ni mu kaguru kabisa ni mu kaguru bagiye kumuvurira hasi bagiye kumuvurira hariya buriya babonye bitakaze ibiboro bamushyiramo nyine bagiye kumushyira bagasa nk'abari kucyoza barangiza bagahita bamutwara bakoza igisebe kugira ngo bagipfunyike yewe kibe fresh kugira ngo mikorobe zibe hose ubwo tuvuga ko ari bya biboro bya noza bavuga bya rasta mungo je site kahita bituma ajyamo bya bindi bamuvugaho ko akunda nyine bimeze yangiritse man uzukuntu ameze ari yangiritse inyama zabakaza niko rakameze kandi ngo kare karimo ikibazo n'ubundi karakagura n'ubundi kagaguru kare karimo ikibazo nta bya biboro bavuga muri ibintu bavuga abantu turajya bari byo bya biboro biramuzuhuje mu modoka oya mani iyo umuntu afite amadayimoni hari igihe nyine anamusaba umwana nyine ugasaba umuntu bamugeze ipanji madayimoni yarabwiye nyiri umwana ati umwana we nzamutwara igihe n'iki kabibashuye bitarangiye adapfuye. Mu karere ka Nyarugenge ni mu murenge wa Muhima niho iyi mpanuka ibereye hano mu gahanda kerekera mu Kiyovu cy'abakene hano ku Bayehova. Iyi modoka iri mu bwoko bwa fuso yatwaraga ibishingwe ije kugonga akana k'imyaka 13 y'amavuko ndetse ikagonga ukuguru kwenda kuvaho, dore yuko iyi mpanuka irijije benshi ndetse n'abahageze bumiwe ubwo kugeza amagingo aya ngaya. Ubwo nk'abanyamakuru twahageraga traffic police yari tarahagera, imbangukira gutabara ambulance nayo yahadusanze. Ambulance niyo ku bitaro bya Muhima niyo yahise itabara byihutirwa kugira ngo kano kana kataza kuhaburira ubuzima. Aka kana kavuye amaraso menshi cyane, nibwo abaganga bahageze bakamuhereza ibyibanze bagahagarika iva ry'amaraso. Rero iyi modoka yari itwawe n'umushoferi, ariko umushoferi yahise ayivamo ari rukanka, yagize ngo agonze aka kana umutwe kahita gapfa, niyo mpamvu uyu mushoferi yirukase. Izi modoka n'iz'akarere nizo zitwara ibishingwe. Iyi modoka yari ivuye Induba. Iyi manuka ibaye saa 2 za nijoro bw'imodoka aribwo yari itashye itaha no mu Kiyovu cy'abakene ku Bayehova, niho ziparika zibari imodoka nyinshi. Izi modoka rero ni zimwe zitwara ibishingwe zikabijyana Induba zikagaruka zigaparika. Rero uyu mushoferi nibwo aje ari kuzamuka hano mu gahanda k'igitaka hano mu Kiyovu cy'abakene hano ku Bayehova, ni mu murenge wa Muhima, nibwo rero yaje kuhura na kano kana arakagonga. Uyu mushoferi ava mu modoka arirukanka. Nkuko nabibabwiye, traffic police ishinzwe impanuka zo mu muhanda kugeza amagingo aya ngaya ntabwo polisi irahagera, ariko imbangukira gutabara twayihamagaye ihitiza yirukanka kugira ngo itabare ubuzima bwa kano kana kakiri gatonya kugira ngo kataza kuva amaraso akagashiramo gasanga karapfuye. Rero abaganga bakiyagera bahagaritse iva ry'amaraso kuri uno mwana kugira ngo ataza kuhaburira ubuzima, bamuhereza ibyibanze nkuko muri kugenda muyibona. Nibwo waje kumufata bakamushyira kuri burantwari bakamushyira muri ambulance. Murabizi ko ambulance ntago yava hangaha cyangwa yatsimbura ngo igende polisi itarahagera. Nibwo polisi rero yaje guhamagarwa. Polisi yamaze isaha imwe isaha ebyiri itaraza. Polisi yageze hano mu masaha ashira saa 4, ubwo impanuka yari yabaye mu masaha ashira saa 2. Polisi rero yahageze saa 4, twari tugihari twabyireberaga n'amaso yacu. Nibwo polisi rero yatangiye gupima impanuka, umushoferi yagiye yaburiwe irengero. Uyu mushoferi yakoze amakosa akomeye cyane ko bayagonze kano kana k'imyaka 13 y'amavuko, ndetse shoferi yarangiza akirukanka. Iki ni icyaha yakoze gikomeye cyane, kubera ko iyo ugonze ukirukanka ni ikindi cyaha, kugonga ni icyaha no kwirukanka ni ikindi cyaha, kubera ko bakeka yuko ushobora kuba wanyweye ibisindisha akaba ariyo mpamvu wirukase. Ndetse no kuba watwaye imodoka gutyo ukagonga uno mwana bishobora kuba kuko wari wanyoye ibisindisha, kubera ko ntago
wagonga umuntu ngo uhite wirukanka, ariko umushoferi yagize igihunga n'ubwoba nk'uko abaturage babivuze, yagize ngo akandagiye umutwe, agaturikije umutwe arakishe, niyo mpamvu yirukase akaburirwa irengero, avuga ati nimba nishe umuntu rwose nanjye baramfunga. Urabizi yuko iyo ugonze umuntu agapfa uhanishwa igifungo cy'amezi 3 yiyongera akagera ku mezi 6 n'ihazabu ry'amafaranga angana na miliyoni y'inyarwanda. Bivuze ngo niyo mpamvu yirukase rero, koko bino bihano biba bigutegereje iyo ugonze umuntu agapfa, ariko iyo ugonze umuntu gutya agakomereka wanyoye ibisindisha, hari n'ibindi bihano bihita bizaho. Bivuze ngo ashobora kuba yanyoye ibisindisha, akaba ariyo mpamvu yirukase kugira ngo ataza kugwa mu cyaha.